munsi ni kuwa mbere ni itariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Uwiteka Imana yakwiyegereje kugira ngo acire imanza ibintu byose byagerageza guhagarara imbere yawe kugira ngo uriganywe. Yeremiya 31 umurongo wa 3 aravuga ngo Uwiteka yambonekeye kera, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo gitumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Uzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we. Uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Imana ishimwe ko uri mu itsinda ry'abantu bagiye gusohokera mu mbyino y'Imana. Imbyino y'Imana imeze nk'ibirori byari bimaze igihe kirekire bitegerejwe, hanyuma bikaba bitunguranye kandi bikaba biryoshye ku gipimo. Nta wundi aho hantu waba waragize ibirori n'ibyo ngibyo. Uwiteka Imana iyo yegereje umuntu, hari ibintu bitatu biba. Icya mbere, ibyagerageje kugira ijambo ku buzima bwe byose bikorwa n'isoni, kuko atari Imana iba yarabihagurukije. Icya kabiri, ahantu umuntu yasuzuguriwe niho Imana igihera imuzamurira. Kuzamurwa kwa Moridekayi kwahereye aho yasuzuguriwe ku marembo. Ifarashi isohoka neza ica muri ya marembo Moridekayi yajyaga yicaramo, yivuga yitera hejuru n'ijwi rya wa mugabo wari wagambanye avuga ngo bamwice bamumareho. N'Amani kamubwire, Amani nubwo bwose yari yahagurutse kurwanya Moridekayi, ariko yari mikoro nziza cyane. Imana ishimwe yuko abanze bawe ibyakuremereye Imana itakunze ko bipfa. Kwari ukugira ngo bizafate iya mbere gufata inzogera bigende byambaye mu ijosi, bizagende bivuga ngo dore Uwiteka akunze kuba uko azajya bigenza, dore Uwiteka agiriye neza yegereje uko azajya bigenza. Bibiliya yatubwiye ngo zongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. Imana ni Imana yubaka. Kamanze mbwira abantu baciye mu bihe bibasenye, bibakomerekeje, bibaremereye, Umwami Yesu aracyari umwami wubaka. Aracyari umwenjeniyeri mwiza cyane, ku buryo aho umuntu yaba yasenyukiye hose, byamuremereye byose, byagerageje ufata ijambo ku buzima bwe byose, Uwiteka yagarutse arabisenya akubaka ibishya ku buzima bwiwe. Mvuga ijambo rivuga muri Hagayi 2:9, haravuga ngo ubwiza bwawe bw'ahanyuma uzaruta ubw'ahambere. Bibiliya yivuga ngo ubwiza bw'inzu y'ahanyuma, ariko tubikura ku nzu tukabizana kuri wowe. Burya uri inyubako rega, uri inyubako abantu binjiyemo itarataha, itararangira, ariko Uwiteka agiye gutuma finisage yawe igenda neza kugira ngo abantu babone aho baravuga ngo wow, uzi yuko uriya muntu yari ari mu mugambi w'Imana. Icya gatatu kigiye kiba ku muntu Uwiteka yiyegereje, Imana ishimwe cyane, ibyari bimeze nk'aho bimuriza bitangira guhinduka ibimusetsa. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mu by'ukuri ni kenshi duca mu bihe tukabona agira ngo Imana iri kure yacu cyangwa se ntireba amarira yacu, ariko reka nkwibutse ngo Imana izi ibyo unyuramo, Imana ireba ibyo ureba ndetse ibisobanukiye kuruta uko ubireba. Wongera uyizere, wongera uyihe umutima wawe, uyemerera umugendane urugendo rwo kukugirira neza, urugendo rwo kugukomeza, urugendo rwo kugutsindishiriza, urugendo rwo kukuruhura, urugendo rwo kukwambutsa. Urambuka iyo Yorodani umaze igihe uhagaze imbere. Hari abamaze igihe bahagaze imbere ya Yorodani ibibazo bitandukanye ntari burondoro no mwanya. Urabizi Yorodani umazeho igihe yaruzuye nta nzira ubibona, ariko Imana igiye ikamya abana bawe bakambuka, igiye ikamya abana bawe bakishima. Impumuro y'ibirori ihumurire kuri wowe, ihumurire ku myenda wambaye, ihumurire mu nzu uraramo. Hari abantu bamaze igihe baciye ahantu mu buzima, iwabo hagiye hakoranira ibirori by'ibiriyo, ibirori by'amarira, ugasanga abantu bateranyijwe no gusezera, abantu bateranyijwe n'amarira, ariko Uwiteka Imana aremye ibirori bishya by'ibyishimo, ibirori by'umunezero bisimbura ibiriyo, bisimbura agahinda, bisimbura intambara, bisimbura umubabaro, bisimbura ubwoba, bisimbura gusenyuka ndetse no kunanirwa. Umwami akuremeye ibirori bishya mwene data. Yewe ukurikiye message y'umunsi, umugambi w'Imana ku buzima bwawe, Imana ije kukubaka, kandi ubwiza bwawe bw'ahanyuma ugiye kuruta ubw'ahambere. Imbaraga zawe z'ahanyuma zigiye kuruta iz'ahambere. Agaciro kawe k'ahanyuma kagiye kuruta ak'ahambere. Umugisha wawe w'ahanyuma ugiye kuruta uw'ahambere. Ubutunzi bwawe bw'ahanyuma
bugiye kuruta ubw'ahambere. Icyubahiro cyawe cy'ahanyuma kigiye kuruta icy'ahambere. Ababonaga Dawidi ari gusavayivinga ari mu ishyamba, ntawe umwitaho, ntawe umugemurira, kandi we yagemuraga abakuru be, yabonaga nta kindi cyubahiro. Ariko Dawidi yari mu nzira imujyana mu mugisha, yari mu nzira imujyana mu cyubahiro. Uwabonye Yosefu bamutwaye, bamugurisha, bamwambura ikanzu bakamwambika ubusa, barangiza bagafata ikanzu bakayisiga amaraso, bakajyana ibimenyetso bigaragaza ngo Yosefu yarapfuye, bagira ngo ise amwibagirwe, bagira ngo ise ntamubare mu bo yabyaye. Ntiyari azi ko inzira bari gucishamo Yosefu nubwo ari iy'amarira n'agahinda, ariko ari inzira yo kuzamurwa. Ndashima Imana abantu bahagaranye nawe mu bihe nk'ibi, ibintu unyuzemo, ibintu ubonye, ibintu wumvishije, bari abantu bagumanye nawe. Ni abantu bazima, ni abantu bo kwizerwa, ni abantu b'agaciro. Ubaha agaciro kuruta bariya benshi bagutaye, kuruta bariya benshi bafashe ijambo kuri wowe, kuruta bariya benshi bumvishije ibintu batanazi niba ari byo bakakurekura. Imana yagumanye nawe, yageraga kwereke ko nta bantu ufite, kugira ngo umwe usigaranye umwe byiburaho uzamuha agaciro, umuntu uzamwubahe, umuntu uzamukunda, ko yagendanye nawe urugendo, nta wundi wari kukumva. Umwami Imana aje kukwambika ubwiza bushya, aje kukwambika imbaraga nshya. Iki cyumweru abantu bazabona ubuntu bw'Imana, ubazamura amapromotion mu kazi. Abantu bazumva mu promotion zitandukanye z'akazi. Abantu bazahamagarwa kujya gukora ibizami bitandukanye byo hirya no hino bibajyana mu promotion yo hejuru cyane. Abantu bazazamurwa mu buryo budasanzwe. Imana izazamura imishahara y'abantu, Imana izazamura amazina y'abantu, iyakure ku cyavu iyashyire hejuru. Abantu benshi bazahamagarwa mu guhabwa amaviza, bari bategereje igihe kinini cyane. Iki cyumweru ni icyumweru cy'inkuru nziza, ni icyumweru cy'inkuru zirema umutima, ni icyumweru cy'inkuru zuzuza amasezerano. Mana nyir'ibihe, ndagushimiye kubw'umugambi wawe ku buzima bwacu, ndagushimiye kubw'abakunzi ba message umugambi w'Imana ku buzima bwabo, aho bari bagubwe neza. Mana, bongererwe umugisha, bongererwe imbaraga, bongererwe kurama, kandi nabo abandi badufasha gusangiza ubutumwa tubasabiye neza yawe. Ibomeho iki cyumweru, bazahirwe mu nzira zabo zose, bazageraho batakigeza, bazabona ibyo batakihesha, bazakira ibiti ibyo bahabwa, mu izina ry'Umwami ukomeye wenyine Kristo. Amen.